muraho neza abakunzi ba filime My Daughter. Disi nyuma yuko episode 138 ya filime yacu My Daughter yarangiye ari episode iri guteza amatsiko, yarangiye ari episode ifite amaseni menshi, yaramaze kuba yatangira. Abakunzi ba filime My Daughter bari bategereje kureba muri episode 139 uburyo ibintu biraza kuba byarangira. Mu by'ukuri aho episode 138 yari episode iteye amatsiko cyane, yari episode yararikiraga abakunzi ba filime My Daughter kureba uko ibintu biraza kuba byarangira muri episode 139 ya filime My Daughter. Ariko kubera ikibazo cyahabaye kubera episode ya 39 ya filime My Daughter ntago mwabashije kuba mwayibona kubera igikorwa turimo muri iyi minsi cyatumye episode 139 ya filime My Daughter itabasha kuba yasohoka, itabasha kuba yabageraho. Aho Isabella yari amaze gusubiranamo n'umuntu bita Michelle, aho Michelle yari amaze gusubiranamo na Isabella batangiye gutongana. Michelle ari kuvugira hejuru, ari kuvuga ko umuntu bita Isabella atigeze abyara, ari kuvuga ko amabanga yose agiye kuyashira hanze. Naho Vumilia we yari ategereje guhura n'umukunzi wa Hunter, aho Jani yari amaze kubwira Vumilia ko agiye kubwira umukunzi wa Hunter ko Vumilia amushaka, hanyuma Hunter agahura na Vumilia. Mu by'ukuri ibi ni ibikorwa byose byari bimaze kuba byatangira muri episode 138 ya filime My Daughter, aho abakunzi ba filime My Daughter bari bategereje kureba uburyo Muranga nimba yaba yabashije kumva ari amagambo Michelle yari ari kuvuga, avuga ko ukuri agiye kugushira hanze, akavuga ko Isabella agiye kumushira hanze amabanga yose, Muranga akabasha kuba yayamenya. Aho bari bamaze gusubiranamo, Michelle ari kuvuga cyane avuga ko Isabella atigeze abyara, aho umuntu bita Michelle yari ari kuvugira hejuru cyane. Abakunzi ba filime My Daughter bibazaga ese Muranga ntashobora kuba yarumvishe biriya bintu umuntu bita Michelle yavugaga ko Isabella atigeze abyara. Mu by'ukuri nk'abakunzi ba filime My Daughter, Muranga yabashije kuba yabyumva, ariko byose turaje tubyinshiremo. Nanone Vumilia yabashije kuba yahura n'umukunzi wa Hunter, ari byo muzabona neza muri episode 139 ya filime My Daughter. Impamvu episode 139 ya filime My Daughter mutabashije kuba mwayibona, igikorwa turimo muri ino minsi mwese murakizi, abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari badukurikira bari mu bindi bihugu. Mu by'ukuri nibo baba batakizi neza, ariko ni action of commemoration genocide against Tutsi in 1994. Mu by'ukuri turi mu cyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri kubera icyo gikorwa kizatwara igihe cy'icyumweru cyose, filime My Daughter muzongera kuyibona tariki 14 saa 5 z'amanywa, saa 5 z'igitondo. Rero kubera iyo mpamvu nk'abakunzi ba filime My Daughter, amakuru yose yerekeranye na filime My Daughter, uburyo episode 139 izasohokamo, uburyo episode 140 izasohokamo, uburyo izaba imeze, mu by'ukuri ibyo byose nibyo tugiye kuba twakinjiramo. Ariko amatsiko ni menshi cyane ku bakunzi ba filime My Daughter, kubera ko Michelle yari ari kuvugira hejuru kandi ari mu gipangu na Muranga arimo. Abakunzi ba filime My Daughter bakaba bari kwibaza ese niki cyatumye Isabella na Michelle batangira kuba basubiranamo. Mu by'ukuri ni byinshi cyane abakunzi ba filime My Daughter bari kwibaza muri iyi minsi. Ama episode ya filime My Daughter atari kubasha kuba yabageraho, ariko amakuru yose, update zose tuzajya tuziguhereza ahangaha kuri Big Bless TV. Wowe nta kindi icyo usabwa, ibuka gukora subscribe
subscribe, reba munsi y'iyi video uraza kubona ahantu handitse subscribe, nuwabona ukandeho, nutahabona ubwo uraba waramaze gukora subscribe. Tugushimira cyane, tukubwira ko uri umuntu w'agaciro, tukubwira ko uri umuntu w'ingenzi. Ikindi nanone kandi mwese mwibuke gukanda like, nimukanda like ubundi mutange ibitekerezo byanyu hasi muri komenti, tubashe kuba twakinjira mu bikorwa bimwe na bimwe byari bimaze gutangira muri episode y'138 ya filime yacu My Daughter, aho Michelle yari atangiye gusubiranamo na Isabella. Impamvu rero yatumye Michelle asubiranamo na Isabella bagatangira kuba batongana nuko Isabella yari amaze kumenya neza ko uyu mugore ngo ni Michelle ashobora kuba atwite inda ya Nkuranga, uyu mugore ngo ni Michelle ashobora kuba yaramubeshe. Nk'abakunzi ba filime My Daughter murabizi ko uyu mugore ngo ni Michelle yabeshe Isabella ko inda atwite ari y'umusore bita Enoki, hanyuma Isabella agatangira gufasha Michelle azi ngo ari gufasha inshuti ye, mu by'ukuri naho kumbe Isabella ari gufasha mukeba we. Rero ibyo byose Isabella yatangiye kuba yabimenya, atangira kwataka uyu mugore ngo ni Michelle, aho na Michelle yahise avuga ko ukuri kose agiye kugushira hanze, bagatangira gusubiranamo. Isabella agatangira kuba yasaba imbabazi, ariko nk'uko mwari muri kubyibaza nk'abakunzi ba filime My Daughter, byarangiye Nkuranga nk'uko yari yarabibwiwe kera, nk'uko mama wa Nkuranga nawe ubwe yari yaribwiriye Nkuranga ko uyu mugore ngo ni Isabella atigeze abyara, nk'uko Michelle yajyaga acikwa igihe yabaga ari kumwe na Nkuranga, akavuga ko n'ubundi umwana ari uwa Vumiriya, Isabella atigeze abyara Nkuranga, ariko ntasobanukirwe neza mu by'ukuri. Na Hanta murabizi ko igihe ajya muri koma yarari mu gikorwa cyo gushira ukuri hanze, kugira ngo uyu mugabo ngo ni Nkuranga abashe kuba yava mu mwijima, abashe kuba yava mu rujijo, amenye neza ko umugore we Isabella yamushutse, ukuri kujye ahagaragara. Ariko ibyo byose Nkuranga ntabwo yabisobanukirwaga neza, ahubwo yabashije kuba yabimenya ejo bundi, aho Nkuranga, aho Michelle na Isabella bari batangiye gusubiranamo. Isabella ashinja Michelle ko atwite inda ya Nkuranga, Isabella avuga ko ibintu bitaraza gukunda, n'umuntu bita Michelle nawe avuga ko Isabella amabanga yose agiye kujya hanze. Michelle abwira Isabella ko natitonda ibyo byose bigiye guhita bijya ku karubanda. Mu by'ukuri Isabella akimara kumva nanone uyu mugore ngo ni Michelle avuze gutya, avuze ko byose agiye kuba yabishira hanze, abantu bose bakamenya ko atigeze abyara, bakamenya ko Vumiriya ari inzirakarengane. Mu by'ukuri uyu mugore ngo ni Isabella yatangiye gupfukamira Michelle amusaba imbabazi. Nkuranga ahageze agiye kubaza ibyo yari yumvishe, yari yumvise ko Isabella atigeze abyara, ayo magambo ari umuntu bita Michelle uri kuyivugira. Mu by'ukuri abangaba bahise bajya inama umuntu bita Nkuranga, baramubesha bavuga ko ari ibiparu bari gutera, bamubwira ko ari scam. Ariko mu by'ukuri umuntu bita Nkuranga ntabwo yanyuzwe neza. Muri episode y'139 ya filime yacu My Daughter, mu by'ukuri niho muzabasha kuba mwayibonera ku munsi wo kuwa mbere. Naho Hanta na Vumiriya babashije kuba bahura baraganira. Vumiriya arongera yibutsa Hanta bimwe Hanta atari yakabashije kwibuka. Murabizi ko ibyinshi Hanta yamaze kubyibuka abifashijwemo na Jani. Mu by'ukuri aho Hanta yamaze kwibuka ko Vumiriya ari umukunzi we, akibuka inzu papa we yamuhaye, akibuka ko papa we yamusigiye kampani imwe ikodesha amamodoka, ariko Nkuranga
ugasanga akaba yarashaka kuyimwambura, akaba yarashaka kuyimunyaga. Ibyo byose murabizi ko Hunter yabashije kuba yabyibuka. Rero n'ibindi byose Hunter yabashije kuganira na Vumilia, babasha kuba babyibuka, aho bagiye gukomeza gahunda yabo. Murabizi ko Hunter mbere atarajya muri koma yari afite gahunda yo gusezerana na Vumilia mu murenge, bakabana nk'umugore n'umugabo, hanyuma bagafatanya kurera umwana wabo Kellia babyaranye. Guys, nk'abakunzi ba filime My Daughter rero, niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha kuri Big Bless TV, ibuka gukanda kuri iyo buto ya subscribe. Ubundi muri iyi minsi episode za filime yacu My Daughter zitari kubasha kuba zasohoka, dore ko zizatangira gusohoka kuri tariki 14, ubwo ni ku munsi wo kuwa mbere tariki 14 z'ukwezi kwa kane. Mu by'ukuri mube mukanda subscribe, mukanda na like kugira ngo amakuru yose muyabonere.